byageze ku munsi w'ejo ari nayo finale birakomera. No ntabwo wasinziriye. Navuga ngo ntabwo nasinziriye kubera ko wumva umuntu twari dukurikiranye ni mugabo wundi guhangana na mugabo wundi ntabwo byoroshye, ubwabyo ntibyoroshye kuko c'est un star. Nanjye ubwanjye twari duhanganye ndamufana, nanjye wenda mufana, nanjye ubwanjye ndamufana na famille yangira. Ijwi ryawe ntibashutse nawe wari muhaye. Nanjye by the way hari aho byageze umudamu wanjye kugira ngo atoregeye atora mugabo. Okay, turacyari kumwe rero, turacyari mu birori byo kwizihiza Impanga Series Award. Vraiment ni ibintu byiza cyane, ngira ngo utabikunze sinzi uko yameze, ubwo ntabwo yaba yishimye ariko ndizere yuko mwishimye kandi byabanejeje cyane kugenda mazana ba star mwagiye mukunda rero umwe ku wundi. Uyu mugabo ni umugabo aranivuga ariko murana mwumve n'ijwi rya nivuga izina rubiraho kurivuga. Murakoze, usanzwe basanga babona nka Aime Valence niko nitwa, ariko muri iyi filime Impanga nyene nitwa Boss Rukundo. Ariko vraiment uranabisa none wambaye noneho wanabyambariye kabisa. Amen. Birakampama. Ndumva ngenda mbyumva. Ngenda ndushaho kubiviva. Yego. Ubusanzwe uretse niba wenda nuko ufite nakandi imbere yawe nagakoreho neza. Akanu nakuwa most popular. Akangaka nakahawe umukinnyi wabaniye neza abandi bakinnyi ndetse n'ubuyobozi bw'Impanga series muri rusange. As Boss Rukundo. Murema uretse ko ubusanzwe wishimye ariko uyu munsi noneho ugerageza ko expressing ibyishimo ufite. Biragoye kubisobanura mu magambo ariko uyu munsi ndanezerewe pe. Icyambere umunezero wanjye nawutangiye nijoro saa sita. Kubera ko rwari urugamba rutoroshye cyane cyane urugamba rwakomeye hagati ya saa 5 na saa 6. Narwanaga no kuba umukinnyi wahize abandi mu matora yo ku Nyarwanda. Urabizi ko twari dufite amatora, twari tumazemo hafi ukwezi abantu batora buri munsi ariko byageze ku munsi w'ejo ari nayo finale birakomera. No ntabwo wasinziriye. Navuga ngo ntabwo nasinziriye kubera ko wumva umuntu twari dukurikiranye ni mugabo wundi guhangana na mugabo wundi ntabwo byoroshye, ubwabyo ntibyoroshye kuko c'est un star. Nanjye ubwanjye twari duhanganye ndamufana, nanjye wenda mufana, nanjye ubwanjye ndamufana na famille yangira. Ijwi ryawe ntibashutse nawe wari muhaye. Nanjye by the way hari aho byageze umudamu wanjye kugira ngo atoregeye atora mugabo. En fait amatora yarangiye abantu bose bibaza no ku rubuga rwacu rw'Impanga bavuze ngo none ngo Boss Rukundo bigenje ati kuko twageze muri saa 5:53 mugabo ndi imbere hamajwi 1000. Yes, amajwi 1000 n'ijana ngira ngo bivuze ngo mu minota 7 gusa nagombaga kuba mbonye amajwi arenga 1000 kugira ngo mbashe kumutambukaho. Jewe ubundi bigeze saa 5 n'igice nabaye désespéré, ndavuga nti tubyihorere, nangira kwidefanda, ndavuga byari nabyo, ndavuga nti yewe cyambere mugabo ndusha gukina, mugabo ndusha carrière muri iyi carrière turimo arayinsumbye, ubundi akwabo ko nakwitira kasanga namusha. N'ubusanzwe ko mufana ko nanjye ubundi mufana it's okay, ariko abafana ntabwo abafana icyo bashaka ni ugutora. Batoye byageze saa 6 zuzuye, saa 5:57 njye none muciyeho saa 5:57 kwa birangira nyine saa 6 zuzura maze kumusha amajwi yagera muri 200. Nangaje mu twakata nka tumwe numvishe muri Miss Rwanda ejo. Hano impamvu bidashoboka, impamvu kata zitari gushoboka nuko ibintu bikorwa ni ibintu byigaragaza. Uratora harimo process isaba ubwenge, isaba amafaranga. Nta muntu wakomera gushora amafaranga ye adafite inyungu. Ninde se katasa yashyirwamo nande ni Nyarwanda se na Fruta Wave se n'Impanga se, muri abo bose nta waba ufitemo inyungu, kubera ko inyungu yaturuka mu kuba abafana batoye hanyuma bagashora amafaranga hakagaragara uwatoreshejwe menshi. Otherwise katayo ntayabonekamo. Badewe reka maze nagushimire ko ukina neza cyane.
ndagushimiye cyane urakoze. Fitinga ibyo ukina neza cyane. Merci beaucoup, merci. Ese yashize rero kumva umuntu mukuru nkawe ajya muri filime byari ibintu rwose atanumva. Watinyutse gute? Bon, jewe busanzwe nsanzwe nkunda imikino cyane cyane entertainment zigusha busizi ikinamico. Ubu nsanzwe muri domaine y'ikinamico. So ikinamico rero n'ubusizi na filme bibarizwa muri secteur imwe, ni ibintu bituranye ku buryo kwisanga muri filme ubundi igiye kuza muri filme muri carrière filme navuga ko nabisangamo na Kami. Ni Kami buriya watumye nzamo kuko filme ya mbere nakinyemo Inzozi nahuriyemo na Kami nyine ahita andokirita ngira icyo gihe nibwo ari ngira warimo ategura filme yarimo yandika, ariko burya casting nuko ikorwa ureba umuntu ukavuga uti umuntu yankinira kuri role runaka, nuko rero Kami yandokirize mpita nyine nzamukira mu Impanga. Navuga ko ni nayo mpamvu navuga ngo Mugabo nsinze nta kintu cyagidoza, ariko Mugabo ni umusiniya kuri jewe ufite kuko we amaze igihe yabaye n'umudirecteur y'amafilme menshi, so nuko naje muri filme ufite. Umaze kugeramo feedback z'abantu yaba mukinana yaba ku ruhande cyangwa umuryango, wazakire gute nizeye wakiriye? Bavuze ku muryango kwanza buriya ntaza kuva kuri interview nashimiye umudamu wanjye, buriya niwe mufana wa mbere nagize kandi uri very supportive muri igihe cy'amatora. Niwe muntu wahamagaye inshuti zanjye, ahamagara inshuti ze, ahamagara imiryango, donc niwe wabaye campaign manager, donc niwe watoresheje. Merci. Yibukije abantu ati ntabwo ubizi ko nejo mu cyumweru cy'anyuma cy'amatora iki turimo twarwaje umwana kuwa mbere, duhita tujya mu bitaro muri Faisal. Twabaga turi muri Faisal turwaje umwana, ari no kuri telefone ahamagara abantu ati ko mudatora umugabo wanjye ntago muzi ko ari ego vraiment she's very supportive. Navuga ko niwe muntu wa mbere ubundi kimankuraje, niwe muntu wa mbere wambereye support. Wabonye ko n'uyu munsi nagiye gufata igikombe akaza yiruka, genda nagiye ntabaye romantique nibuke kumubwira, ariko she is very very courageous kuri iyi ngingo. Arabatu for real. Ndabaza gushimira umudamu wanjye ko niwe muntu warumaje kuri feedback yo kujya muri filme. Icyambere ngira ngo ntabwo byatunguye abantu benshi kuko nari nsanzwe muri théâtre sote kandi bikaba bituranye ko nari mbivuze, ariko feedback ya mbere nari ntegereje yari y'umugore. Hari ibyo twaganiriye ko dufite indangagaciro tuba twubakiyeho nk'umuryango wacu, z'itorero, za discipline twiha. Hari ibyo nyine ntarengeramo muri kariyeri ndimo, ibyo tubyumvikanaho nkambwira ngo izo role nanjye sinazikina, ariko muri role zanjye nkina arabinyubahira. Ni nawe wa mbere ukurikira amasene nkina, akaba hashyiraho comment akamwe yatanga sava pa ugira icyo bivuze ngo rero ku ruhande rwe yakoze icyo agomba gukora. Inshuti zanjye baranyakoje ati vraiment ikintu winjiyemo kirakubereye, komereza. So genda determine rero muri filme numva biryoshye. Ubwo director avuze ati iki ni role, ubwo ngubwo avuze ati ngiye igomba kuyikina bigenda bite? Kandi ugasanga yawe cyangwa bya bintu bon director binsabye ntago ntari convaincu n'umutima wanjye, nanjye namusaba ko ampindurira role kuko atari bitari muri discipline yanjye ntabitinyuka. Agomba kuyubaka by the way no mu Impanga ho nkina narabibabwiye, no mu zindi nkinamo barabizi ko hari amarore ntakina kubera nyine buretse afite imirongo miganda. Yego. None kubandi rero kubandi ku ruhande abo baruze mu muryango wawe, kubandi bo feedback barisi ibyo nivuga ku nshuti zanjye ntago batunguwe, bajye banyankuraja bati filime rwose urimo urakina neza. Hari n'igihe ukina ukijudginga bata ntabwo nagezeyo, ubundi mu mikino cyo bita kugerayo. Ngiye kumva ati bati soit je me félicite nagezeyo neza, cyangwa se aha hantu ndimo ndabura ikintu. Buri iyo nireba iyo urebye ibyo wakinnye niyo uvuga ngo ubutangiye kongera iki ngiki. Abantu rero mes collègues, abo dukorana, abo tugendana, inshuti zanjye, mon entourage bagiye banyankuraje bambwiye ati komerezaho, filime ni ibintu byiza. Gusa nyine harimo navuga ati ariko si bya filime kandi by'abakene, ko ari ibintu by'abantu batize, ko ari ibintu by'aba donc
hari uburyo iwacu hano mu Rwanda abantu batarumva filime nk'ikintu. Yes, birimo birahinduka ariko ni impinduramatwara, kandi impinduramatwara ni urugendo. Harimo batumva ko filime ari ikintu umuntu ashobora kujyamo yarize, afite amafaranga, yujuje ibyo abantu batekereza ko, kuko filime ni nk'uko umuntu agiye gukina umupira, ni imikino mu yindi. So it's a talent, ni talent umuntu aba agomba gushyira ahagaragara, avuga ngo iki kintu ngiye kugikora ko kirandyohera. Dutangira mu Mpanga, ngira ngo na Fleur yabivuze, dutangira mu Mpanga nta transport yari ihari, nta facilitation nimwe yari ihari, uretse kwitanga ukaza ugakina, ukumva filime urayikunze, abantu bakwankuraje ko ukina filime nziza, bikakwankuraje gukomeza gukina. Ariko filime ushobora kuyikina igihe kirekire itaraguha amafaranga, ariko iyo ari impano ntabwo uyireka, urakomeza ukayikina, kubera ko ni nk'uko umuntu ashobora gukina umupira. Gusa twajyaga dukina akarere, nahoza nanabitangaho urugero nijoro ku bafana, mbabwira ni mugabo aramutse dutsinze muravuga ngo twaba dutahiye dupfuje amafaranga gusa. Kera twajyaga tuva mu rugo ukajya ku kibuga cyo muri quartier ukiri gukina akarere watawa wavunitse, nta n'umuntu uri bugukomera amashyi, ariko kumva iryo shema ryo gutsinda kanaka ni ryiza. Rero filime jewe mbona c'est ma passion, ndayikunda, nirandyohera. Hari ikintu ukomeje uravuga ati mugitangira transport facilitation zari ntazo, wenda nko ku musore utaragira sheje nyinshi birumvikana, ariko nkayo nk'umugabo wari ufite umugore, ni gute yabyumvaga ko wagenda ukirirwa iyo rimwe n'imwe mugakina ntuza ya nijoro, mugashutingana nijoro, ukavuga ati nje nta n'isukari nta n'umugati, byakiraga gute? Bon, ku ruhande rwanjye nagize amahirwe yo kujya muri filime ngo wanje, donc ntago nagiye muri filime ngiye gushaka amafaranga for real, kuko n'uyu munsi ntabwo ndabonamo amafaranga. Watangiye udepansa rero? Yego, kandi igihe ntekereza ko kugira ngo ubone amafaranga muri filime ari ukukora iyawe, kuko nukoziye abanza guspendinga menshi, ariko gukina filime harimo urugendo rurerure, harimo gukina ukabimenyera, ukabikunda, ukabiryoherwa, ugakina iyindi, ugakina nyinshi, ukabona iyindi mirimo iturutse ku izina wubatse. Bivuze ngo rero ni urugendo utavuga ngo rwahita rugukiza cyangwa se ruguha ibyo ushaka kugeraho mu gihe gitoya, nk'uko umuntu yacuruza bikaba TikTok. So rero filime ntekereza ko umuntu akwiye kuyikina ubundi atari ibintu bya mpange mpembwe, nkore ntahani ikintu, ahubwo mbikore mbyubake bihinduke umwuga, hanyuma umuntu asigara yigurisha, utange n'ubutumwa bayirawe. Yego, ni ibintu bibiri, hari ukuba jewe ninjije, hari no kuba hari abandi bantu ba benefitinze kubera ibyanturutseho. Uri umuntu wakonsiye abantu ko bajya muri sinema nyarwanda? Bon, si bose ariko abantu si bose, kuko ntabwo tuzakora ibintu bimwe, ariko abantu bafite talent, bafite iyo mpano yo gukina, abantu bafite impano yo kwandika, abantu bafite impano yo kuyobora, kuko muri filime harimo components nyinshi, ariko component yari yose ikenewe muri filime je ntekereza ko umuntu yayishoramo kubera ko birakora. Tugira amahirwe, hariho za platform zifasha n'abantu gusohora ibihangano byabo, at the end bikanabagaburira, ko dufite abantu bahemba abakinnyi ku mafaranga bakora kuri YouTube gusa. Bivuze ngo rero niba umuntu ayishyura kamera, akishyura abakinnyi, akishyura inzu, akabaho ubuzima busanzwe kubera yakoze filime akashyira kuri YouTube, ntekereza ko harimo akazi kandi abantu bataramenya. Reka njya tugane ku musozo rero. Shimira abagukunda, bagutoye, abafana bagufana muri rusange, kandi unababwire noneho n'uburyo ugiye gukira cyane ikintu bateganyiza mu minsi iri imbere kidasanzwe. Murakoze cyane, ndashimira abafana banjye by'umwihariko. Hari abantu twararanye amajoro batigeze basinzira, bategereje ko saa sita igera. Hari abantu nabwiye ngo mureke duhagarike gutora, twiturize rwose, ibi bintu byarangiye, baranga. Hari abantu nzi bagiye kuguza amafaranga saa sita zenda kugera, bajya kuguza amafaranga kugira ngo ukomeze batore. Hari abantu banyohereje amafaranga kuri mobile money ku munota wa nyuma, bati noneho twe gutora bikutonanira kandi wowe urabishoboye, itorere. Hari abantu batoye ku munota wa nyuma baspeninga amafaranga menshi bavuga ati dufite ishema ryo kubona watsinze. Ndabashimiye, I'm very thankful.
bijyankoze ku mutima nagize navuga ngo kugira abantu ni kimwe mu bintu by'ingenzi dukeneye kuko byanyeretse ko no mu bindi bihe dukeneyemo abantu twababona kubana n'abantu muri nicyo kintu cya mbere kiryoshye shimiye abantu banyomye inyuma banga kumvaho gihe namaze kwivaho abantu banga kumvaho barasisira vraiment ndabashimiye Imana ibahe umugisha shimiye n'Impanga series abayobozi b'Impanga series barakoze gutegurira irushanwa babikora neza babikora mu buryo buri mu mucyo nishimiye uburyo ibihembo byatanzwe biraryoshye kuko hari abantu hano barimo bambaza bati kuki atari wahawe igikombe cya best actor habwa no igihembo cyawe the best actor nanjye nemera ko ari we best actor mu bagabo ndabyemera for real mu byiciro byose ahantu ibihembo byatanzwe jewe kuba igihembo cy'umuntu wabaniye abandi neza I was challenged navuze ese koko burya nabaniye abantu neza numva burya bifite ukuntu numva birandyoheye je numvise bindiye kuko kubanira abantu neza bindutira gukina neza birabindutira for real kandi nanjye yo ntwari igihembo cya best actor nari kumva nibye mugabo hari abantu bantoye benshi ariko mu byukuri en réalité des choses muri best actor babagabo mugabo n'uwambere so shimiye mugabo twabanye neza muri amatora twahamagaranaga kugeza na sasa bamwasha ugeze he ko mbona he donc ntabwo gena mugabo twigeze tuba nk'abantu muri guhangana nawe ubwe yaza bitubwiye turi kurubuga ati vraiment gena boss urukundo twabanye neza muri uyu mukino niko byagenze at the end shimiye madamu wanjye